kuwa 4 ukwezi kwa 10 tariki 9 2025. Uyu ni umunsi wa 282 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Urarizwa niki? Humura mwana wanje. Ibyo wabuze uzabigarurirwa, kandi ibyo ushaka uraza kubibona. Amen. Igitabo cya Yohana ibice 20 ku murongo wa 15. Yesu aramubaza ati, mugore, urarizwa niki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashamba, aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwiraho umushize nanjye mukureyo. Mwumva mwene data, amarira agira igihe cyayo, igihe cyo kuza n'igihe cyo guhagarara. Iki ni igihe cyo guhagarara, atari uko atembeshejwe nuko ashize mu mutwe wawe, ahubwo ubona igisubizo wifuzaga. Urarizwa niki? Niko Yesu yabajije Maria Magdalena, urarizwa niki? Nawe arakubwiye ngo niki gikurikije? Urashaka iki? Niki wabuze? Niki guteye agahinda? Niki gituma urara werekeye ivure, kararurira ijoro ryose? Igitanda n'imisego yawe bihinduye isoko y'amazi. Uyu munsi ijambo ry'ihumure riraje ngo humbuna, rekeraho kurira. Humura mwana wanjye, ibyo wabuze ugiye kubigarurirwa, ibyo watakaje ugiye kubibona, ibyo ushaka ugiye kubironka. Humura, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe, kandi ugiye kubona ihumure rizaguhoza ayo marira yose ubuzima bwawe bugize mu gihe kirekire. Mana, ndagushima ko ibyo wakoreye Maria Magdalena ugiye kubikorera n'uyu muvandimwe. Yaragushakishe n'umutima we wose kugeza kubonye, nawe agiye kubona icyo yari yarabuze mu izina ryawe Yesu. Amen.